baguye mu butayu abandi barapfuye abavuye ntibabibonye ariko mana bamenye neza abantu bacu ko twagukoreye utwishimisha ibyishimo utaduha bihereza abana bacu sapifori ya more katarababa turi imbere yawe shimwa nyiri bihe hotakaya tambira papa haleluya turagushimiye urakoze Yesu uratwigaragarije urakoze Yesu twishimisha ibyishimo twakiri ubuhanuzi paya saya ndagushimiye ari byari byarazi yo Yesu umwana w'intama w'Imana uyu mwanya mwiza wo kuza imbere yawe bwawe dushenye imbaraga z'abadayimoni dusengeye ubuzima bw'abenshi mwami abantu binjire mu kirere cy'ubuzima abantu binjire mu gutabarwa abantu binjire mu kurengerwa abantu binjire mu masezerano abantu binjire mu ngo zabo abantu bagira ubuzima bwabo abantu piri wandala masai nikolaba sanami ni wigedo paya zi eda zishemo ya iguteresheje intambwe haleluya uri Imana irahagukuye igugize mu kindi cyerekezo igugize mu bundi buzima haleluya twishimire tawazandola masai nemo bingana n'iminsi twababarije aho barenga Imana yahamenye nabane namwe mwese abakozi b'Imana abakunzi b'umusaraba inshuti zacu bo dukundana nkuko rero mwabisabye nongeye ugarura umukozi w'Imana Silas umugabo mwiza w'amavuta w'umuhanuzi umugabo Imana igikoresha ibikomeye njya nibuka akiza umuntu uburwayi yaromerewe nabi atabasha kugenda afite amavuta y'Imana mu gihe nk'ikindi nashimye ko dukorana muri aya masengesho hamwe n'unditwa Pastor Ke uyu munsi byangwa ko tubongera tukakwakira hangaha muri turabashimiye mushumba kutwakira mu bumwe bw'abera ministries amen Imana umugisha turabashimiye cyane urakoze cyane kuba waje turagushimira ku magambo meza maze tuganiriza uyu munsi wanone naguhamagaye ku munsi wa 26 ndagira ngo tuganire ku magambo nzi kuri umuhanuzi yego amagambo agaragara muri Zaburi buriya Zaburi uko zanditswe zose ntago zanditswe na Dawidi yego mushumba harimo n'ebyiri zanditswe n'uwitwa Mose iyi tugiye gusoma rero yanditswe na Mose amen arasoma Zaburi ya 90 yego umurongo wa 15 16 17 yego aravuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe gukomera kwawe kumenyekane ku bana bacu ubwiza bw'Uwiteka Imana bube kuri twe kandi udukomereza imirimo y'intoki zacu nk'uko imirimo y'intoki zawe uyikomeza Imana nishimwe cyane iyi akaba ari amagambo yavuzwe asenga umukozi w'Imana witwa Mose agaragaza ngo utwirabandike salami wafo twishimiye aya magambo ushaka ko tuyaganira mbere ko tuganira n'abakozi b'Imana nagira ngo ariko urayumva nagira ngo uyatekerezaho ijambo tubonye riravuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago umurimo wawe utubonekera abagaragu bawe gukomera kwawe kumenyekane ku bana bacu ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu nk'uko imirimo y'intoki zawe uyikomeza Imana nishimwe cyane aka kanya keza rero ndagira ngo dusenga Imana kuri uyu munsi wa 86 tubabwira ngo Imana igiye kubishimisha ibyishimo bingana n'iminsi bababarijwemo n'imyaka baboneyemo ibyago n'ubanga imyaka baboneyemo ibyago niyo waba ari umunsi umwe ukabonamo ibyago ushobora kubera imyaka myinshi nuvuga ngo imyaka umuntu yabaye afite ibyago n'amarira n'agahinda n'imibabaro n'imvune n'ibiteye ubwoba rero nagira ngo dusenge Imana ijambo turyinjiremo ndumva ndi mavuta yo guhanura mu izina rya Yesu turagushimiye ko Mana uri umwami wacu haleluya uri Imana imenya uri Imana ituzi uri Imana igiye gutukoresha gukoresha bawe turagushimiye ko buri muntu wese ugiye gufungura iki kiganiro azumva akagubwa neza tugushimiye ko byose ubizi amen urakoze cyane mukozi w'Imana turashuje mwese bo muri Canada muri Amerika amajyepfo ya Amerika Imana umugisha Imana ibishimye abantu bo muri Mayotte ndabashuhuje cyane bo
ntavuze izina arahari na Imana imurinde cyane Yego. katuzo mu Bufaransa inshuti zawe Uwiteka akomeze kubagirira ndagira guha amahirwe nawe kuri iyi channel yawe kandi yacu ugira abantu usohoza. Sinasuhuza umwe ni benshi nimuhabwe umugisha n'Imana Uwiteka reba nkubwira gushaka gusohoza umuntu umwe ngenda bishaka ashaka ubuntu bwe nushaka cyangwa gusohoza wowe nkunda Oyiwe arakoze kunsuhuza rero Imana iguhe umugisha duheranye kuko nta kibazo covid ntikiriho urakoze kunsuhuza Imana iguhe umugisha rero nge ndabashuhuje bose ndashaka hari umugabo witwa Filipo uba muri Mozambique yego Filipo Imana imuhe umugisha no ku rubuga rw'ibiro ry'amazi adudubiza Imana imugirire reka dusuhuza abantu bose bakwira riba ry'amazi adudubiza barakuzi kugishyiramo za ndirimbo kanezero Yesu yaraduhezagiye haleluya uyu munsi twabonye ibintu bikomeye bikomeye kandi bifite imbaraga mu gitondo dusenga rero nkubwire ko Imana dukorera Imana wakoreye igiye kukwishimisha ibyishimo yego bingana n'iminsi wababarijwemo wowe mbere yuko tubwira abandi wenda kangutse none la mastifo n'iminsi nababarijwemo mbere yuko tubwira abandi yego nawe Imana ikwishimisha ibyishimo nanjye ko nababayera bingana n'iminsi wagize gute nababarijwemo ndakwibuka ngiye kumena ibanga rimwe nanjye narababaye nta banga rihari ibintu byose byageze ndakwibuka utwara telefone ingana gutya itagira connection noneho ukava ikarembo ukagera Nyabugogo n'amaguru yego iryo naryo ni iminsi nababarijwemo kandi yari ikomeye gukomera gusa saho ntago byari byoroshye ariko n'ubundi ukwiye kuzashimira ukanansengera ukampa n'itura ariko dushimiye Imana ko byose so ntuzampa ituro sira ituro yahundi z'abashumba ituro ko muri kwiye ko rijyanye oya wowe ugengeye ku giti cyacu ituro ni ijyanye ariko ushaka kwibuka iminsi ya kera yego urayibuka oya ndayibuka iminsi ya kera nje nkureba abandi batakubona nkabona ufite ikintu iminsi ya kera urabyibuka ariko ndabyibuka nkabona ufite Imana muri wowe iminsi ya kera ndakwibuka rero byari ibintu bikomeye dutangira ku cyumba cy'ngo ntumure kuri gukuye mu mwobo hepfo byari mu mwobo ariko ufite amavuta ariko batayabona numurekura ataguha umugisha ariko uragitangira yego no guturwa nagushimira ko Imana yagukoresheje no guturwa imitwa ejo ryo guturwa ibyo byari ibintu bibiri ntumure yo kuwa kane harya oya kuwa mbere nijoro ryo guturwa imitwaro nijoro Yesu yakoze ibikomeye urumva amavuta atuma isi yose imenyekana ntabwo ari nge ni igihe cy'Imana ku buzima bwawe yego burya ntagire uzabeshya undi ngo hari icyo namariye umuntu oya ahubwo wakoze mu gihe cy'Imana ikoresha wowe kandi Imana izaha umugisha abantu bakora iby'Imana yakoze hibereye yego izaha umugisha abantu bakora iby'Imana yakoze hibereye Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo haleluya twishimisha ibyishimo nuvuga ngo rero aya magambo naje ngo tuyaganire ko wese ko ndumwigisha nawe uri umuhanuzi umunyamasengesho urakomeye nagira ngo aya magambo tuyaganire mu buryo bukomeye nakureba nahavuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watobarijemo ninde wavuze aya magambo icyo nzi cyo nawe uzikari Mose niba ntihenda rero iya ni amagambo yaririmbye ubwo ni Zaburi ubwo yendaga kuva muri iyi si Imana imubwire ko agiye kuzasezera yego noneho kubera ko babaye mu butayu nkundira nkubwira amakuru akomeye yego nimo ndabyumva mushumba amakuru akomeye yego Imana karandira karande nimbi urabyemera karimbi oya ndabyemera nawe urayiza ariko iroroshye se aho yari kugeza nawe urahaza nanjye ndahaza karande n'inyatsi n'imivumo birakuzererana urumva ukenyera umukandara ukawukenyeraho kamara ko itsimu na karuvati uyambariye nuvuga ngo karande ikigira imbere mu ikoti gaceceka ntabwo inyuma oya ahubwo ijye imbere gaceceka ikakubuza ikagikuganiriza bati ntabwo nubwo wambaye ntuberewe niyo ugenda umeze nk'usubira inyuma nta buzima ufite hari no wanambwiye ngo iyo umuntu atekereje gukunda umugore kugira ngo bakore iby'Imana yaremye ngo yibuka ko wazabyara atazamurera nta n'ikintu afite ubushobozi ngo bigatuma abantu barara ukubiri gutandukanye kubera karande iyo ni karande inyatsi karande mbi y'umwana urumva Imana ibwira Aburahamu ngo mbonye ko abana bazamara imyaka 100 kandi uvuye ubwo bazagiye niwe bazavayo bajya kuzana mu gihugu cy'amahanga bahurira n'ingorane kandi bukuntu karande ari mbi yego na Aburahamu yagiyeyo yagiye mu Egiputa kandi Imana yambwiye ngo jya mu gihugu nzakwereka inzara iramurya ajya mu Egiputa umuntu waciye karande yo mu Egiputa na Yesu yaje kujyayo ariko bagenda agiye guhanagura ayo mateka agiye gukuraho iyo karande
Imana ishimwe. urumva umuntu wagiyeyo ni Aburahamu, yego, harangije hagiyeyo na Yakobo, ariko Imana yabuje Isaka kujyayo. Isaka ngomba kuvanaho uw'umunyamugisha. yego, noneho bisaba ko Yakobo ajyayo n'abana be, noneho karandi batwara iyo kuri. Icyo twita inkurikizi y'ibintu ku muntu. Noneho urumva uyu mukozi w'Imana turi kuvuga Mose, we ntiyavutse mu gihe kibi. Yavutse mu gihe yavutse mu gihe kibi cya jenoside y'abana b'abahungu. Yego. Mukuru wa Aroni nta kibazo, na Miriyamu nta kibazo yari afite, ariko Mose ni n'izina, buriya Mose si izina nyina yamwise. Yego. Ni izina yiswe n'umukobwa wa Farawo. Izina yagiswe n'umukobwa wa Farawo. Amwita ngo wakuwe mu mazi. Mu mazi. Ubundi icyo Mose bisobanura? Ariko bisobanura uwakuwe mu mazi. Yahese nayo mwibasese? Reka da. Nayo muri lavabo se? Nayo mu rufunzo. Urufunzo rurimo ingona, rimwe imvubu, rimwe inzoka, ibyo byose hari umuyaga, byose n'imibu byose bimuhira birimo, ariko Imana imurindira. Kuko burya Imana ntirinda umuntu, ahubwo irinda umuntu kubera ko hari icyo yabitse muri we. Imana ishimwe. Uyu munsi kubura ariko ari Imana yakuvuzeho. Haleluya, haleluya. Imana ntirinda umuntu, irinda icyo yamuvuzeho cyangwa icyo yabitse muri we. Icyo yabitse muri n'ikibirinze. Nukuvuga ngo ikiri muri twebwe. Haleluya. Nicyo gitumye Imana irinda uyu mubiri w'inyuma. Tunakiriho ahubwo. Bakaroga bigafata ubusa, bakavuma bigafata ubusa, bakagutega imitego ukayisimbuka, bakwandikira message bigapfa ubusa, kuko Imana irinda icyo yabitse mu muntu imbere. Icyo yabitse mu muntu imbere ikirindisha imbaraga zawe. Telema wandila masayine kopelama. No kuvuga ngo Mose impamvu yamurindiye muri hariya mu rufunzo nuko yarize ikizamukora. Ntabwo ari Mose, ni umugambi w'Imana wari muri Mose yarinze. Natwe uyu munsi impamvu tugenda kuri moto ndahishuriwe amwe bagacika amaguru ko basanga ntacu kibaye. Ndahishuriwe ibintu byinshi kuko hariho umugambi w'Imana. Abarozi ntabwo babuze, yego, ariko ntaho ushobora kuroga umugambi w'Imana. Kandi iyo tugenda ni umugambi w'Imana ubugenda, si umuntu ubugenda. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbaza. Ese murabyumva neza ariko Niba Imana yarinze Mose, ndagira ngo ujye zamuka mu mavuta mu kirere. Oya ndumva ndimo ndi mu kirere gikomeye. Wifata nka mushumba, fata nk'umuvuga butumwa mugenzi wawe. Ndeba nka Rev. Oya byihorere. Ibyo mushumba uvuga ufata nka mugenzi wawe. Oya ntari bi. Uri umushumba ndakuba. Ariko ibyo tubireka turimo turavuga gusa ku cyo twamo tuganira. Uburyo Imana itarinda umuntu, ahubwo irinda icyo yamubitsemo kugira ngo azabe icyo yifuza kuzaba. Ikintu mishuremo aho ngaho gikomeye, niyo mpamvu ingona zitariye Mose, kubera icyo harimo n'imvubu. N'imvubu zari zirimo, harimo n'imibu. Ibyo byose ntibyamuriye kubera icyo Imana yamuvuze. Mu rufunzo hanga ibintu byinshi bitandukanye n'umubu, ariko Imana kuko hari icyo yamubitsemo imurindisha imbaraga zawe. Ndakubwira ngo abafite ibitsanyo by'Imana muri bo, Imana izahora ibirinda. Imana ihimbaza. Haleluya. Pele masaya remo. Abafitanye ibibitsanyo muri bo by'Uwiteka, Imana izabarinda ku manywa na nijoro. Paulo yandikira Abaromani, arababwira ngo ariko ubundi mwibaza ko Abayuda babarusha iki? Babarusha iki? Yarababwiye ngo icyambere aruta muri byose. Kuko babarusha kubika ibyavuzwe n'umwami. Ayine wala shera Abayuda masandole mo barihangana. Babitse ibyasezeranijwe, ntabwo barya ariko bafite amasezerano yo kuzarya. Ntibize afite amasezerano yo kuzigisha abana babo, ntibagira amazu ariko bafite amasezerano yayo. Bicaranye ibyasezeranijwe, babitse ibyavuzwe n'Imana, nubwo umuntu yabavugaho, nubwo bari mu kubabara, nubwo bari mu kugira agahinda, ariko bafite ibyasezeranye. Nubwo ari gukoreshwa uburetwa, bafite ibyasezeranye. Hari igihugu cy'Imana yababwiye, bafite ibyasezeranye. Haleluya. Nubwo uyu munsi bafite ingorane, ariko bafite ibyasezeranijwe. Imana ishimwe. Tasamande kori bafite ibyasezeranye. Haleluya. Hejuru y'abadayimoni bose uko bazi, yego, bafite ibyasezeranye. Bari mu buretwa ariko byasezeranijwe. Hari icyo Imana yabavuze. Hari ibiboko bya Farawo, ariko bafite n'igihugu Imana yavuze. Hari abasuzugura ariko bafite Imana yavuze. Nubwo bumva amatafari, hari icyo Imana yavuze. Nubwo bakubitwa bafite icyo Imana yavuze. Kandi cyo ntigikubitwa. Nubwo bashonje bafite icyo Imana yavuze. Icyo yavuze cyo ntigisonza. Kandi gituma tudapfa mu nzara, si uko tuzi kwihanganira inzara, ahubwo ikiturimo kitubuza gupfa. Ayiniwa cyo ntigisonza.
turimo kitubuza gupfa ntabwo abantu ngo tukigenderamo tucyambariramo tukiriramo yego nuvuga ngo bashobora no kuroga wowe ntupfe kuko ikiri muri wowe Imana yavuze cyo ntawe ukiroga Imana irakirinze kandi ntiyakirindira ku musozi ikirindira mucyo mucyo ko yavuze ibyo bintu haleluya zateka ya Yesu we uyu munsi wa 46 niyo rya jambo Petero yavuze ngo dufite ijambo rya hano iryo jambo rero irusha yandi yose irusha yandi gukomera ubwo iryo jambo niryo niryo ryari ribitse niryo ryari ribitse Yesu we no rakotara masandesha iri jambo turarigendana niyo mpamvu baruga ntibikunda ubundi na malaria ntabwo ishobora gutera iryo jambo ngo byemere niyo mpamvu Farawo yashatse kwica abisiraheli bose ngo bamare mu Egiputa bikanga uwo yagambiriye kwica abana b'abahungu bundi yego ko ngo bari babanye benshi yego bafite n'imbaraga ngo reka tubabuze gutyo ariko abana bakajya bavuka ngo baza kubaza umugore ngo ariko kukingo abo bana twabuje ko mujye bavuze ngo uwo mukobwa navuka mujye mumureka uwo muhungu mujye mwicira amatako ya nyina yego noneho ngo uwitwa wari umubyaza bati kuki mutabibona babwira ngo reka mbabwize ukuri ngo abagore b'Isiraheli kazi abaheburayo n'abanyembaraga babyara nk'abaheburayo bakira mu kohita babyara ngo bajya kuniga bari afite condition yuko nta kuniga umwana wageze hanze yego uwageze hanze ubwo byabaga birangiye rero Imana yo mwijuru ndashaka kuri aya magambo ko bantu bishwe na kandi n'inyatsi n'inkurikizi bose ku munsi wa 16 tukubabwira Imana irindi icyo yakuvuzemo ikibika muri wowe ikakirindira muri wowe ikakiragirira muri wowe ikacyubakira muri wowe ukakigendana ukakicarana ukagisonzana ukakirarana ubusa abantu bakavuga abantu bagasakuza abandi bakagufataho ijambo ariko Imana yavuze muri wowe tipo sandola malekere bora baba niba mwanditse haizo tashalamandi aleseke Uwiteka ngarabumva onivora mende abumvira kubera icyo yabavuze oya ubundi icyo Imana yavuze kuri Silas nta daimoni yagikuramo ndasobanura abarozi ntibashobora abagome ntibashobora iki Imana yavuze kuri indwara ntishobora Imana ihimbaza impanuka ntishobora amagambo ntashobora haleluya icyarokori y'amasiterebo zando shayini sheregoredo ariko aravuga ngo utwishimishe ibyishimo ndagira ngo duhere aho hantu ibuka wa mwana yabyawe n'abandi bantu babiri muheti nucyama ngo nkunyuzeho muheti n'umumo nkunyuzeho yego sanga wigaragura mu iva ndakubwira ngo baho niryo jambo Imana yavuze gusa kandi bene wabo bamucago ntibagire cyo mu marira yamubwiye ijambo ngo gira gute baho nta kenda nta gapamperise ariko baho nta kushe ariko baho nta murezi ariko baho nta karabye ariko baho nta nikabonye amwe ngo gira gute baho ijambo baho ryakubesha ikarembura imyaka n'imyaka ijambo baho ryagutuza muri Amerika ijambo baho ryaguhesha ubwene gihugu muri Canada ijambo baho ongera ubeho amwe ngo baho Imana irigendera umubu waza kurya ugasanga hari ijambo ryitwagira gute baho iryo jambo Imana yarivunjemo supanete ugiye kusepa igitangaza cyumutse erivuje muri supanete ijambo baho mubo ntiwamuryaga ego waramuryaga ariko ubumara ntibwinje imbwa yaza guhunahuna ngo imurye agasanga ari ijambo gira gute baho impyisi nuko ntigeze nta kintu Imana yasize nta gikombe nta gikoma nta gatasi nta nyirasenge nta nyina wabo nta kashe nta mafaranga nta ariko isigera piko ya mandele voa ariko urabyumva ariko nuvuga ngo abadukurikiye ku rubuga rwacu aho turimo tuganira habo kwiri banyamaze dubiza haba n'abandi bose n'abasenga no turi kumwe ni ijambo ryitwa baho mu mibabaro umuntu aciyemo mu gahinda anyuzemo mu byo yabonye bimuteje agaciro nabeho yekomeza ivuga hari igihe umuntu aca mu bintu bimugoye uyu mwana yari ari wenyine ariko ijuru ryari ryaramwize riramubwira ngo baho iryo jambo rivuzwa inshuro ebyiri rivuga ngo baho rekeraho bakwanga baho
bakurwanya baho nta biryo baho nta buzima baho uri wenyine baho umugabo yagutaye baho umugore yagutaye baho nta bene wanyu baho akazi nta gahari baho amashuri nta yahari baho wabuze uko wishyura birinde gose Imana waya birinde gose ko hari ubundi buzima Imana itaho baho mushomba ndabyumvise urabyumvise biri wisego baho jambo baho kubaho mu bibazo bikomeye ni ijambo baho ijambo yitwa baho rituma umuntu abaho ubaho byanze bikunze ubaho abatega batega ubaho abatatega batatega ubaho abantu babona ko ugiye gupfa ubaho abantu babona ko ntacyo uzimarira ubaho abantu babona ko utazaberwa ubaho abantu babona ko ntacyo uzakora ariko kubaho baho Imana itanze ubuzima sepiria baho zawinda my fele twishimisha ibyishimo oya ndashaka tugore ku ijambo baho kuko iri niryo rifite imbaraga rega nubwo bari baramujugunye ariko Imana hari icyo yari yaravuze kuri we yamunyuzeho gusa nta n'ijambo yavuze iravuga ngo nubwo wigaragura mwiva baho nubwo abaheti bene wanyu bagutaye nabo ukomoka bagutaye nabo ukomokaho bagutaye abamo ariko njyewe ndahageze baho singuha umurezi baho singuha pamperise baho singuha kwitaho baho nta mata nsiga baho nta n'ikindi ngusigira baho ngusigiye ijambo baho Imana ishimwe haleluya wire goza boy isi ijambo rivuga ngo baho sirasimbayeho baho akaba aryo sigaye ari ubuzima mushumba bayeho ari ubuzima biravuze ngo bakwanga baho bagukunda baho bagutererana baho batagusura baho bagusura baho bakuvuga baho batagukunda baho watura wenyine baho utagira inzu baho utagira akazi baho utagira ibiryo baho utagira aho werekeza baho utagira bene wanyu utagira aho utambukira utagira aho usohokera utagira uko ubigenza hariho ijambo ryitwa ngo baho dushimiye Imana y'ubwayo icyo yavuze ko igikomereje imbaraga zawe baho turongeye turagushimiye Imana watura ku muhanda w'ibitaka baho kuri kaburimbo baho utagira imyenda myinshi baho utagira amafaranga baho utagira umuryango baho utagira abana baho utagira abaguhamagara baho utagira abagusura baho wagira abagusura batakugeraho bakugeraho bakurwanya batakurwanya bakuvuga batakuvuga bigenze gute baho Imana isiga ijambo baho gusa yo wenda sobanukiye hotande saye maze kumenya yuko umuntu wese imbaraga ngo ziri muri we imbaraga ziri muri we ariko rya jambo rivuga ngo baho fabaza yarama bone saya baho ngo kandi yaramusize ngagaruka asanga yapfunduye amabere ngo yaramusize asanga yabaye inkumi nubwo bagusize basanga mu hagatambaro ngo ntibyaze bamujabika mu mazi rero Mose nawe amanukana ijambo baho ntumbi ya muntu utitwa na Mose yego kuko yiswe Mose n'umukobwa wa Farawo bivuga ngo bamubitse amezi 3 yego atagira izina haro bita ngo nzamwita kuze kuko abona kutazigera ukura nzaba ndeba nzaba ndora ndeba basinze ikiramuka yego bambyare ntume ariko Yesu we ngo uzaba kiriho nzamwita kuze ntukamazina amagambo nk'ayo yose y'urucantege ngo ariko ngo nyina ananirwa kumuhisha nuko umuhisha hari imyaka utahishamo ikigeragezo nshuti yanjye hari imyaka utahishamo ikigeragezo hari ikigeragezo uhisha kikemera ariko kikagira umunsi kikubwira ngo ntumpishe ndigaragaza ukagerageza bikanga ugatwikira kikavumbuka n'uwishaka kibona Yesu mwami ikigeragezo n'uwishaka hari igihe kikweruka kibikamo kikazagirwa gitoha kigashibuka kandi nta hantu wagihisha ntawe ariko ngo arananirwa kumuhisha hari n'ibintu urwana nabyo ngo urebe ko wabinesha ukarwana nabyo ariko bikaga bigatumburuka mu kirere none no gusenguka nabyo ajya kwisengera kuvatsi ko nabwiye Imana ndongera mvuga ibyiki ngo ananiwe kumuhisha aramumanura amujyana mu mazi ngo amubohera yanje mubohera gatebo
ushaka andi mayeri yo gukora ibyo utagakwiye gukora. Iyi minsi yaguhize ikudodera agatebo to. Agatebo kagukwiriye. Iyo iyi minsi kugenera kobo agatebo ubikwamo usapfana nako. Ukakigamamo bakakagushyiramo ukagenda. Kariho n'amabara menshi atandukanye. Iminsi igusiga ibara ry'ideni, igusiga ibara ry'amagambo, gusiga ibara ry'inzara, iryo muri botike, iryo mu iduka, iryo muri banke, iry'abantu mukorana. Ayo ni amabara yose ugasigwa amabara. Ayo ni amabara atandukanye. Ariko ijambo baho sokora. Iryo jambo ryitwa baho ngo baramumanura. Yego. Ngo mushiki watamwanga ajya ku musozi kwitegera ngo arebe. Miriam aritegera. Ariko atari urwango yabuze icyakora. Hari abantu bagukunda bakabura ikintu bagukorera bakitegera. Atirika duceke turi Imana izatabara. Ngo ariko kumba kwamanuka. Yego. Uko amanura umwana mu gatebo. Yego. Ngo ariko n'ibiganza by'Imana bigenda bimanuka. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Rero uwo Mose tuvuze ajya kwa Farawo kugira ngo yaje kuba n'umushumba ngo yaragiraga ngo aza guturukiriza iburyo intama myaka 80 ngo ari guturiza ngo ni igihuru gishya. Yego. Arangije Imana cyenda ukura abantu mu Egiputa agenda n'abakuro twigarukire. Bageze mu butayu barahapfira bandahura n'ibyago n'ingorane nibwo yavuze iyi Zaburi. Yego. Ubwo yaragiye gutanga aravuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'imiri. Ariko utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarije, bingana n'imyaka twaboneye mu ibyago. Ndashaka ijambo ryumve neza. Bingana n'imyaka utwishimisha ibyishimo. Rega hari igihe uhura n'intambara, kubabazwa byabaye byinshi, agahinda kabaye kenshi, ariko twishimye. Aha rero aravuga Mose umukozi w'Imana ntushaka kugaruka. Urumva nkubwa ibintu byose by'uburetwa, intambara, ingorane, amarira, kwambuka inyanja itukura, amazi yo mu butayu, twisha amazi y'Imara, ya mikindo banyuzamo bagiye baca hose, ingorane, inzoka zabariye baguye mu butayu, intambara bahuye nazo. Aravuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Imana ishimwe. Irashumbushije, ikora ibikomeye, iratabaye, ikabikora byose, iraremye bishyashya. Egereza mikrofone uvuge cyane bakumve. Yishyire hafi y'umunwa rwose, yishyire hafi humura n'iyawe, ubabwire ko hari abantu Imana igiye kwishimisha ibyishimo. Nshingiye ko Imana ikomeza kurinda abantu bayo. Haleluya. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Twarababaye, yego, twagize agahinda, twagize ingorane, yego, twagize akaga, ariko hejuru y'ibyo byose kuri uyu munsi wa 86 utwishimisha ibyishimo. Imana igiye kwishimisha abantu ibyishimo. Arabo byari byaracanze Imana icanga. Rega nubwo yavuze ngo baho, umenye ko yarasigaye mu gihuru. Yarari mu gihuru. Nibaho nyine. Nibaho. Ubwo samunyizo bavuga ngo iki? Hari ayandi bavuze. Rega nubwo Imana ijambo baho bisobanura ngo nukuba mu kibazo kandi ntupfe. Imana ishimwe. Nukuba uri umushomeri ariko kurya. Icyo ni ikibazo, ariko ntabwo wapfuye. Ukaba utategura ukuri burye kuko utazi kuri burye. Yego. Ariko ukagira igihe uri burire nubwo utari ibyo ushaka, ariko wariye. Imana ihimbaza. Haleluya. Amen. Abangu utwishimisha ibyishimo. Nubwo yavuze ngo baho, nubwo Mose yamukuye mu gatebo, ariko wamubwiye ngo baho, yamusizaho nta kindi yamusigiye. Ni bwa buzima utabasha lokosi, utabona uko ubwira umuntu. Ariko umuntu akabona usa neza ngo wisiga iki, kandi by'ukuri nta n'amavuta ugira yo kwisiga. Kuko ariko hari ijambo cya kindi Imana yavuze ikakitubikamo nituma iki Imana yavuze muri gituma tugira ubuzima. Baranakubwira ngo uzagabanye ibiryo ngo dore murabyibuha cyane, kandi wowe ukabuzi kurarusa. Ariko twishimije amavuta wisiga wazayaretse n'ubwoko buhe kuri mutukura, kandi we nta n'amazi ugira. Bareba nk'izi waves zawe no kufite mu mutwe heza. Batari ko sira ubwo ntiwadefirije, kandi we n'ukuri no muri salon kudefiriza nta n'ibyo unazi. Kuko Imana isiga amavuta ukagira uruhu rwiza. Hari n'abakwigaho ati wadefirije kandi urarengana. Rimwe se bakwigaho inshuro nyinshi. Hari abakora mu ngoro amavuta arimo. Bareko nagiye kudefiriza muri sa. Ariko twishimije ibyishimo. Uzi ko Imana iginaho abana bawe kubyibuha ntacyo bari. Atari ko abana ho kwakana kabari. Kumbi ni ijambo baho. Imana yavuze. Nubwo turi muri baho ariko ntago tuba turyohewe. Yego. Ariko ijambo ryitwa baho.
riri kuri twe. Aravuga ngo utwishimishe lekisamandita rabayaba. Ubaho utwishimisha ibyishimo. Niyo mpamvu iryo jambo ryitwa baho ugomba kubaho mu mibabaro wagiriyemo, ariko hari ijambo rivuze ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'imibabaro n'iminsi watubabarijemo. Ubwo niba ari iminsi 10 noneho ngo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababarijwemo, kandi n'ibyago aboneye mu mwaka n'amakuba. Bivuze ngo muri ibyo byose Imana ishumbusha abantu abakurikira n'ubwabera ministries. Haleluya. Hari imbaraga Imana. Haleluya. Izi mbaraga ni imbaraga zivuga ngo aho wababariye. Yego. Imana hatangiye imbaraga. Haleluya. Aho wabarira iguhaye ubuzima. So pinifora. Aho byari byaranze ravuze ngo baho. Haleluya. Aho wabonaga bitari bigikunze baho. Mu mbaraga z'umwuka baho. Mu butsinzi bwo kubaho baho. Aho wabonaga byari byayobeye baho. Ego. Utwishimisha ibyishimo. Oya, hari abantu Imana igiye kwishimisha ibyishimo. Oya, akakanya nimo ndabyumva. Bingana n'iminsi bagize umucyo mwinshi cyane. Bababarijwemo. Ni Imana itangiye. N'imyaka baboneyemo iki? Imibabaro. Happy were for. Avuga ijambo rikomeye ngo umurimo wawe werekanirwe ku bagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekane ku bana bacu. Bivuze ngo twe twabayeho nabi. Abana bacu nibagasonze, ntibakabura amafaranga, ntibakabeho nabi. Abana bacu babone ko ababyeyi twakoreye Imana. Yego. Umurimo wawe werekanirwe ku bagaragu bawe. Yego. Umurimo w'Uwiteka. Kandi gukomera kwawe. Yego. Kumenyekane ku bana bacu. Yavugaga ikintu ngo abahagurutse mu Egiputa baguye mu butayu, ariko abana basigaye bazabone Kanani, bazagira umugisha, bazagereyo utarimo karande, kubera ijambo ryitwa tagira imivumo. Ubuzima buhinduka, igihugu cyabo bakagituramo. Sapinde fore y'amarama. Ndimo ndabona abantu binjira muri gakondo zabo. Ndimo ndabona abantu bagera muri gakondo zabo. Ijambo rivuze ngo baho. Harakose mani fora. Ijambo rivuze ngo baho. Ntabwo uzongera gusuzugura. Kubw'ijambo rivuze ngo ndabona Imana ikoze ibitangaza n'ibimenyetso. Ndabona Imana ihinduye icyerekezo cy'ubuzima. Kubw'ijambo rivuze ngo ndabona Imana ikosoye ibyari byarakoze ku buzima bw'umuntu. Haleluya. Gukomera kw'abana bacu. Haleluya. Kubw'ijambo rivuze ngo baho. Gukomera kw'abana bacu. Gukomera kw'Imana yacu bizagaragare kuko ari Uwiteka ubikoze. Amen. Aravuga ngo gukomera kwawe kumenyekane ku bana bacu. Bivuze ngo baragaragaza ngo twe twaguye mu butayu, abandi barapfuye, abavuye ntibabibonye, ariko Mana bamenye neza abantu bacu ko twagukoreye. Utwishimisha ibyishimo, utaduha bihereza abana bacu. Sapifori ya more katarababa. Kandi Uwiteka ndi imirimo y'amaboko yacu, nko kandi imirimo y'amaboko yiwe. Reko samene fire. Irabashimishije, irakuruhuye. Hari imisi abonye umuntu ukuvugisha. Hari umunsi wahuye n'akaga, ni kwishimisha ibyishimo, ikwishimisha ibyishimo, ikwishimisha ibyishimo, kwishimisha ibyishimo, muri karitsiye ibyishimo, muri karitsiye umunezero, aho tuyi kwishimishe, byo wakereye kwishimishe, mu kazi kwishimishe. Hari imyaka abonye n'ibyago n'ingorane, ndetse ngo umurimo w'Imana werekanirwe ku bana bawe. Bivuze ngo hari icyo Imana iremye saketaya. Nguhaye umwanya nawe. Bivuze ngo hari iki Imana iremye. Rega sinibyo gusa kukirema kuri wowe, nanjye ndabona ikirema. Nimo ndabona umucyo mwinshi hano imbere yanjye. Haleluya, 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 haleluya. Nimba bivuye aha nawe bigeze kuri wowe. Hari ibintu Imana itangaje ibintu bitatu. Icyambere iravuga ngo ntago izagusiga. Icya kabiri iravuga ngo ntago izagutererana. Icya gatatu iravuze ngo iragukomeje. Kandi ikwishimisha ibyishimo bingana n'imibabaro wanyuzemo. Iyi mibabaro wanyuzemo abantu baragusuzuguye, abantu bagutaje agaciro, wabonye birangiye, ubonye nta ariko Imana y'ubwayo yaravuze ngo baho. Yaravuze ngo baho. Uko byagenda kose, mu ngorane wacamo zose, mu bibazo wacamo byose, Uwiteka avuganye nawe ikintu gikomeye. Aravuga ngo twishimishe ko tamene fora. Hari ibibazo twakeye, Uwiteka akwishimisha ibyishimo bingana n'imibabaro wanyuze. Kugira ubwoba kwa Imana yarabibonye, ibyo wanyazwe Imana yarabibonye, witinya. Uwiteka yavuze ngo baho abantu batabishaka,
baho abantu batabyemera, baho mu kazi byagucana, baho mu rugo ari ibibazo, baho ubona bikugoye, twishimishe ibyishimo bingana n'imibabaro misi yakwabarijemo, hagiye tubabara ariko Uwiteka avuganye nawe, ari ngo muri iyi minsi wanyuzemo ubabaye, hari imenda Imana igushimye, twende igushimye ry'umutsima, Bana ndakunezerewe, biri wizere Yesu shama ya zobe titara wigiriwe shenemoza tirigiriwi, hari imbaraga Imana itanze ku bantu bayubaha, ziritomenevo, hari ubuzima Imana itanze, hari ubutwari Imana rewe shirigonevo samayagi ero titara biriwi, hagari ku mutima Uwiteka yabimenye ibizaha, biriwi sherebo kuri umunsi wa 56 Imana ivuganye nayo ikintu gikomeye, iravuze ngo Uwiteka agufasha ukuboko ntabwo azakureka, ntabwo azaguhana, riwishirigo irasinye, isinye urwandiko ruvuga ngo ntuhagarike umutima, Uwiteka aruteyeho kashi n'amaraso, Yesu yavuye ku musaraba, rewo shamaya biriko ziritana mini wihero, ibyari byakuyobeye Imana ibishyizeho iherezo, yavuze ngo dore kurwanira aho utashobora kurwanira, ikubatse aho utashobora kubaka, ikurengera abantu batashobora kukurengera, igufasha ukuboko iragukomeje, ikugiye imbere ataringanira haringanira, bone sanami ni wigedo paya zi eda zishemo ya zigaya iguteresheje intambwe, aho uri Imana irahagukuye, igushyize mu kindi cyerekezo, igushyize mu bundi buzima, twishimire bingana n'iminsi twababarijemo, aho barenga Imana yahamenye, aho wahuriye n'ibibazo Imana yahamenye, Imana yarebye ibyaho, Uwiteka we ngo ntabwo azaguhana, ntabwo azagutererana, akoze ibintu bikomeye ku buzima bwawe, shomini widekota ya boseko kani wingi, imbaraga ziturutse ku Uwiteka zirinze n'abana bacu, zirinze n'abavandimwe bacu, zirinze n'inshuti zacu, zirinze n'abadukomokaho, zirinze n'igihugu cyacu, zirinze n'abavandimwe. Turagushimiye Mana, hayi widastalaba sekeria matala baba saine mora, hayi nawe foseke, turagushimiye nyiri rakola masandele bo, tatotalabekia beresere done dandi elemesa shamaya wa dotole kosia male fote la baba sia mola, hallelujah for ya mesaine lo hapa sa tandole koria masata shaelebo. Tugushimiye happy fosa turi imbere yawe, shimwa nyiri bihe hota kaya tambira papa, hallelujah. Turagushimiye, urakoze Yesu, uratwigaragarije, urakoze Yesu, twishimisha ibyishimo, twakiriwe hano turi wize mone paya saya. Ndagushimiye, hari byari byarazi Yesu umwana w'intama w'Imana, uyu mwanya mwiza wo kuza imbere yawe, hari ibintu zinguye, urakoze Baba, urakoze Yesu, urakoze, 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 uri nyiribe yo gukomera kwawe kwerekanirwe ku bana bacu. Turagushimiye mwanya wo gukurwaho karande burundu, imivumo yose iragiye, twishimira ibyishimo bidasanzwe, udushyize mu nzira zikwiriye. Ndasengera abantu bose mu izina rya Yesu, ndasengera abarwayi bari ku mwami bakurikirana ino gahunda, pesa ramandi koria befoa, abapfushije ubukwe nabo ndabasengeye, n'umunsi ubukwe bugaruke, dukuyeho amagambo n'induru, dusengeye igihugu cyacu, sapini fore maya nderebo, turasenze gukora ibitangaza, tabara ubwoko bwawe, turavuma imbaraga mbi z'abadayimoni, turashwiragiza ibitero by'abadayimoni, turakubita, turarandura, turajugunya, turavuma imbaraga mbi z'ikuzimu, turarandura imbaraga z'abadayimoni zose, turasengera ubwoko biwindi fokerebo. Yesu ukora ibitangaza, urahura ubwoko bwawe, abarwayi bakize, abasuzuguritse bazamure, abagaye mwami bagarure mu buryo, Mwuka wera w'Imana ukora ibitangaza, rekosayama beremango ya mini wa fope wa desayala. Izi saha mu izina rya Yesu, umuntu uzafungura iyo video wese abona ubutsinzi bukomeye, tumwambureho imbaraga z'abarozi, tumukuyeho imbaraga z'abadayimoni, tumwirukanyeho karane z'uburyo bwose, dukubise hasi imbaraga mbi z'abadayimoni, turatwika, turashiriza, turarandura, turajugunya, turavuma imbaraga mbi za murwayi
turarwanije amasezerano y'abagaruke babuze akazi bakabone babuze viza bayibone babuze icyerekezo bacakire Yesu ukora ibitangaza n'izina ryawe Yesu ndaguhamagara ngo ukora ibitangaza uyu mwanya wa none dukubise hasi impaka dukubise hasi imbaraga mbi mu izina rya Yesu kuri uyu munsi wa 46 turi imbere y'ubwisa bwawe dushenye imbaraga z'abadayimoni dusengeye ubuzima bwa benshi mwami abantu binjire mu kirere cy'ubuzima abantu binjire mu gutabarwa abantu binjire mu kurengerwa abantu binjire mu masezerano abantu binjire mu ngo zabo abantu bagira ubuzima bwabo abantu piri wandala masai nikolaba reko tutara basindere basayire mufai repiwi nini wezandosha arabakoya pe Yesu bagira imbaraga binjire mu mavuta adasanzwe bandika imbaraga ziremereye binjire mu masezerano akwiriye baho ubushobozi mu buryo bwose amasezerano azamuka cyane turirukanye ibitero by'abadayimoni reko sipera marababasiya dusengeye abantu mwami bakurikiranye amasengesho ubagirire neza bambika imbaraga ubakize indwara z'amarozi indwara z'imitego abazinzwe nabo bazinze abahuye n'ibibazo bikomeye aka kanya bishimisha ibyishimo shimisha ababyeyi bari bababaye shimisha abagore bari bababaye shimisha abasore bari bababaye shimisha abagore bari bababaye shimisha abakecuru bari bababaye shimisha abana bari bababaye shimisha imfubyi zari zibabaye shimisha abarwayi bari bababaye mu izina rya Yesu turahamagara amasezerano mashya ibya kera turabizinze dukubise hasi impaka z'abadayimoni repiwa dasiere koreba arababa sando shaire bonifo zawitutara kori amenefa dufashe imigambi y'abadayimoni bishimisha ibyishimo bari Burayi bishimishe bari muri Canada bishimishe ari muri Amerika barori byabo byari byaragiye ndasengera abantu bose kirere gitambuka kimererwe neza bavuta Imana zamuke cyane kora imirimo n'ibitangaza baneserwe turasenze mu izina rya Yesu urakoze mwami urakoze mwami urakoze mwami urakoze mwami bishimisha ibyishimo bishimisha ibyishimo bishimisha ibyishimo bishimisha ibyishimo bingana n'iminsi babarijwemo imyaka babonye mu byago reka bahe gukomera bakomere muri quartier bakomere mu rugo bakomere mu buzima bakomere mu cyerekezo bahagarare neza batabarwe nawe bagirwe neza nawe binjira mu masezerano mu izina rifite imbaraga rya Yesu abantu bose mwami bafite ibibazo bikomeye abari gusengera aba nationalite bari gusengera ngo babone ibyo bakeneye mu izina rya Yesu twirukanye ubutware bw'abadayimoni ibi turabivumye rwose mu izina rya Yesu binjiye mu masezerano akwiriye batabazo taramandele koria bose repifosaya ibyabishyize tubimanuye hasi byabanje tubishyize hasi matiku hasi ntambara hasi burwayi hasi ingorane hasi agahinda hasi mabaro hasi ingorane zose hasi abantu bazamuke mu mbaraga binjire mu masezerano binjire mu mavuta binjire mu kurengerwa binjire mu kuvugana n'Imana binjire mu gukorana n'Imana binjire mu kugendana n'Imana hetasikere monde barababa walefo urakoze baba turakupiwe sayele maye tuguhereje icyubahiro turagushimye kubikoze turagushimye kuvuganye natwe turagushimye kubabayeho turagushimye kubishimisha ibyishimo turagushimye kurinza amaboko yabo turagushimye kurinza imirimo yabo turagushimye kujya gukorana nabo aya n'amavuta adasanzwe ku munsi wa 46 uri Imana igaragaje imbaraga zawe kindi kibazo cyagiye kuyo mwami Imana reka bakira ibyo bari barindiriye bakira amasezerano akwiriye binjire mu mavuta ezo pifo kotamandelemo urakoze mwami ngushimiye kino kiraro wubatse turagushimiye Imana ngushimiye kino kiganza mbonye gikoze ku bwoko bwawe haleluya ore pesaya shimwa nyiribihe kori amasetenema tasofe ko ama tasore manifo urakoze mwami kubwa Yesu Kristo mwami wacu amina ndeka nkubwiza ukuri sira ndi gusenga ndafashijwe yego mushumba Imana igiye kwishimisha ibyishimo ndanezerewe igiye kwishimisha ibyishimo igiye kwishimisha ibyishimo yego mushumba igiye kwishimisha ibyishimo haleluya bingana n'iminsi yakubabarijemo bingana n'iminsi yakubabarijemo Imana irakwibutse mbonye abantu babiri baguhamagara ndagushimiye kunyibutse Imana kandi bakuruye ku mutwaro wikore n'ugutawo ndagushimiye ko bikoze Imana kandi kuva nkubwire yego mushumba Imana irambwiye ngo yirukanye indwara yari hano mu rubavu rwawe yego kandi hari umusonga wumvise mu minsi yashize
irawirukanye. Tekereza ko wari uryamye nabi. Yego. Kumbe wari umusonga. Ni ihembe abagome bari bakora. Kubera umuntu wasengeye mu rugo agakira. Ndagushimiye ko niko Imana imbwiye. Kandi irabyirukanye. Ndagushimiye ko. Kandi Imana ikwiye ku mudamu w'indwara ebyiri. Ndagushimiye Imana. Kandi Imana irambwiye ngo Imana irambwiye ngo Yego. Imana irambwiye ngo yego mushumba ikibazo cyawe iragishubije. Ndagushimiye ko bishubije Imana. Kandi ishubije ikibazo mu buryo bukomeye. Ndagushimiye Imana ko koze. Kandi impamvu mbonye ari akanoti kamwe k'amafaranga mu Rwanda utagikoresha inoti y'ijana. Yego. Nabonaga ameze nk'inoti y'ijana. Yego. ariko ijwi rirambwira ngo si ijana iguhaye yego aho gukemura ibibazo bitatu icyarimwe. Yo byari byose ibyo bibazo byari binyishe bitatu, ariko ngushimiye ko bikoreye muri amasengero. simbivuga ariko ni bitatu. Ukoze ibidasanzwe Mana. Ni bitatu bifite imbaraga. Mbonye imbaraga zayo Mana. Mbonye gukomera kwayo Mana. Kandi shatse nanabivuga. Mbonye ubutabazi bwayo Mana. Bivuga urabyemeye. Mbonye imbaraga zayo Mana. Bivuga urabyemeye. Imana yabikweretse se. Bivuga cyo bitwaye. Ikibazo cya mbere Imana igukemuriye. Yego. Ikwishyuriye inzu. Haleluya. Haleluya. Nabonaga ari nk'amezi agera nko kurangahe hafi narakubitamo. Yego. Imana iravuze ngo irakirangira. Shimwa nyiringabo. Cyakabiri. Shimwa kubikoze. Ayerekanye hereze cyubahiro. Icyubahiro ni cyane. Yego. Icyubahiro ni cyane. Cyakabiri. Yego. Muri stock nta kintu cyari kirimo. Ayaya. Cyo nakimanira. Ndagushimiye kubikoze Mana. Ndagushimiye ko bikoze. Aya masengesho akoze ibintu bikomeye. Icya gatatu gikomeye Imana ikoze. Wumvaga yifuza kujya gusura umubyeyi byanze. Yego. Ariko Imana ishyizeho inzira kandi Imana ikurindira umubyeyi. Ndagushimiye ko. Ngibyo ibyo Imana impishuriye mu izina rya Yesu. Sopini wa fara mama seteye. Imana ishimwe cyane. Nibyo Imana imbwiye. Nshimiye Imana muri aya masengesho. Haleluya. Wowe bivuga ndivuze ko Imana yabinyese birabinyetse. Imana ivuze iranakigaragaza. Kandi Imana ishimwe ndifuza ko utangana nimero yawe kugira ngo uri umuhanuzi ukomeye nibajya baguhamagara basengere tanga nimero. Ni 82 oyashyiraho ubundi hanze banaga ngo guteranya. Guteranya 250. Guteranya 250 karindwi 82 29 67 guteranya 250 karindwi 82 29 67. Hazaho irihe zina? Hazaho Samiya. Murakoze cyane rero Imana ibampere umugisha nakagaruka ni ku munsi wa 87 ubutaha tuzongera guhura. Murakoze Imana ibarinde. Bye bye.